Yes, reka twongere tubashimire mwese bakunzi ba Tite Kamanzi official. Turagira ngo tubatangarize yuko ubu ngubu channel yitwaga Business Isobanutse itakitwa gutyo ahubwo yitwa Tite Kamanzi official. Twibanda kuri business n'ubuzima rusange ariko bubyara inyungu. Buri wese ahawe ikaze kuri iyi channel kugira ngo atange ikiganiro kubyagirira inyungu rubanda nisi. Rubanda mvuga ni rubanda nyarwanda ariko nisi muri rusange. Nkuko mubizi twibanda kuri business by'umwihariko kuri Pi Network, ntago twayiretse turacyayikomeje ariko mu rwego rw'akazi no kwagura ibikorwa. Turibanda kuri business ya Pi Network ariko tutibagiwe n'izindi business zitandukanye, si ngombwa Pi Network gusa, nuko tugira ngo hagire byinshi dukosora, twuzuza, dushyira ku murongo kugira ngo Open Minded iteganijwe mu mwaka utaha izasange duhagaze neza. Mboneyeho kumenyesha abamayininga Pi bose yuko ufite ikibazo cya Pi Network aba kuri konti cyane cyane uwo ari we wese turamufasha. Maze kwakira ubutumwa bwinshi bari bafite ibibazo byinshi muri Pi Network account zabo, twagiye dusanga harimo amakosa menshi bitewe n'ababa registarinze, ntago twabarenganya bari batabisobanukiwe, ariko twihaniza abantu bakomeje gukora amakosa kandi ukuri kwaramenyekanye hari abashobora kubafasha, ariko abantu bagakomeza kwinangira biyaminiya kwiyemera nanjye nabishobora. Oya, wikwigira ku bandi, iyigireho wowe ubwawe. Abo bose turabamenyesha yuko tubafasha konti zabo tukazigarura ku murongo, ariko ntituzigarurira kugira ngo mukomeze mu byice. Oya, twabashyiriyeho promotion izarangirana no kwezi kwa 12 nkuko grace period 1 cyangwa se first grace period iri igihe cya mbere cy'imbabazi kiri, uzaba atarujuje ibisabwa hari abazabihanirwa. Abo bose nimutebuke tubafashe iminsi igihari. Nimero yanjye ni 078 320 1418 cyangwa 072 12 54 mumpamagare mumvugishe duhane gahunda duhure mbafashe. Twabashyiriyeho promotion izarangira n'ukwezi kwa 11, ukwa 12 ho tuzaba tuvuga ibindi. Nimugire vuba, niyo mpamvu turi hano kugira ngo tubafashe. Nahagurukiye kugira ngo mbafashe bitewe n'impamvu ebyiri ngiye kubabwira. Iya mbere, abantu barabafashe babapfukirana mu magroupe WhatsApp yabo, iyo ngiyo ukagira ngo bategereje kuzabacuruza kandi koko hari ibyo babategerejemo. Aba kabiri nabashatse kugira ngo babibe Pi zanyu kubera ko mudasobanukiwe, abaribo biyita abasobanukiwe babibe Pi zanyu. Nyamara nge ungezeho simufasha gusa ahubwo nanamusobanurira. Dufite n'urubuga rwa WhatsApp duhuriyeho, iyo ngufashije ngushyira kuri urwo rubuga kugira ngo kuko hari ubutumwa bwihari kandi bubafasha gusobanukirwa kurushaho mu buryo navuga busobanutse, ntihazagire ukubeshya. Birababaje gusanga umuntu abitse passphrase zawe za mfunguzo za Pi Network account kugeza ubwo umuntu akubwira ko azaziguha ari uko umuhaye Pi runaka. Ni ikiguzi se? Ntibyemewe. Nanone ugasanga umuntu abitse Pi za ngo nuko utabisobanukiyeho kugira ngo amare umwanya bigusobanurira. Jye simbikora, ngufasha kubibika muri telefone yawe kandi nabo hakwiranigira ahandi ubibika, nubwo wabisigarana muri telefone ariko kugira ahandi ubibika ejo cyangwa ejo bundi telefone urabizi byayo, ubikuremo. Nutabikuramo ingaruka zizakubaho uzazirengere. Nkana gusobanurira nkakubwira n'impamvu, ntago benshi babibabwira. Niyangaje kujya muri ibi bikorwa mu rwego rwo kuvuga ngo aba pioneers b'abanyarwanda yewe n'abashobora gukurikirana YouTube channel tujye gutangira amahugurwa bazabyungukiremo, babyikorere, be gukomeza kubasuzugura no kubagaraguza gati. Yego, nta muntu kamara ubaho. Ibi bintu kandi ubumenyi n'ubwa twese, niba byari byanditse
no gucukumbura nawe wabikora niba wumva uru rurimi. Nta muntu kamara ubaho, ntabwo nzaza hano ngo mbibakubitishe, no, not, never, ntabwo bizashoboka. Nabirataho uyu munsi ariko sejo nzaba mari, I don't know, simbizi. Benshi rero nimucike ibiziriko, you have to be liberated, ugomba kubohorwa, and you have to liberate yourself, ugomba kwibohora nawe ubwawe. Ibyo nutabikora komeza ubingwate, nta kundi nakugenza, nta kundi byagenda. Ariko ubishaka ndahari ngo mbafashe. By today kuri ubu ndakorera i Kigali niho mba ndi, muze tubafashe. Uyu munsi turi ku itariki 22, ejo kuri 23 ndakorera Kimironko. Abari tayari, abantu nafashije nimwe mwihanganye mbanze nakira abashya, kuko ibibazo byanyu buri muntu wese uzi ko namufashije ikibazo cye gifite umurongo. Mumfashe dufatanye gushima kwa team. Benshi bari bihebye, twandikiye kwa team babasubije, nzabikoraho mu cyumweru gitaha. Ejo nzakira abantu bashyashya, ku cyumweru ntabwo nzaboneka, apfushije umubyeyi ni masenge nzajya gushyingura, ariko nyuma yaho nzaza kubafasha from Monday guhera kuwa mbere. Icyo ngicyo mucyakire mu cyumve. Mwihangane rero abari basanzwe ntabwo nzabakira ejo, abari kuza mwihangane, ahubwo nzakira abantu bashya kugira ngo nabo ibibazo byabo tubihe umurongo. Umwana ni nkundi cyangwa umuntu ni nkundi. Then kuwa mbere nkomeze ninjire ku bibazo by'abari basanzwe, abo bashubije bamamagaye benshi. Nejo harabo nafashije mu karere ka Gatsibo twari kumwe, bo bashubije, twashyiraga ibintu ku murongo, abatamayiningaga barongera baramayininga. N'uburyohe kandi muhumure, mbabwize ukuri, nta muntu nakiriye konte ye. Yewe reka mbabwire, ari umwe muri twe konte yahereye kera, hari umuntu wayikozeho arayangiza, ntabwo nzi ngo yakoze kuki, kubera ko yari yatunaniye kuyinjiramo. Nari nkigerageza ko twayinjiramo ariko bikanga, no kwandikira kwa team twari turabyandikira icyo gihe twagiye kubikora abura umuriro, ngira ngo umuriro washira. Mujye muzana telefone zanyu zuzuye umuriro, batiri yuzuye kandi ufite megabytes. Yego jya wirwanaho mbere yuko bakurwanaho, kwake mwana kazi imvura ihise. Hanyuma byarangiye payize bazitwaye, payize zigera muri 100 ngahe. Yarabyutse mu gitondo abona konte bamubwiye yuko itagomba kongera gukora. Ndagira ngo soze mburira abantu, ntabwo ndivugire byose muri iki kiganiro, nabahaga itangazo. Channel yitwa Business Sobanutse, uyu munsi yitwa Tite Kamanzi Official mu rwego rwo kwagura imikorere. Hanyuma nkabambabwiye uko abo nzakira ejo kwa gatandatu n'abantu bashyashya, abari basanzwe mwe mwihanganye, guhera kuwa mbere nzabakira. Impamvu ku cyumweru nazakorana ibabwiye. Hanyuma ikindi nababwiraga ni ukwirinda abashobora kubaca muri humye bababeshya mukabagira ikizere, ariko nanone nta muntu wemerewe ko kubikira passphrase cyangwa se ibyangombwa bya Pi Network account yawe, ntawe numwe habe namba. Ikindi umuntu kugukorera ibintu atagusobanurira ngo ibi ni ibi dore babishyira babigira gutya babigira gutya, ni amakosa akomeye cyane. Abo maze iminsi nkorana nabo murabizi. Ikindi ndagira ngo mbamenyeshe ko mfite ikibazo cy'abantu bandwanya ntazi impamvu, ariko impamvu imwe namenye nuko namenye amabanga namenye nta yandi. Niba bakwibye payi turandikira kwa team, ninde muri abo ngabo wakubwiye ngo vaye wandikira kwa team cyangwa tugufashe? Ngiye kubera ko mbikora narabizize. Cyo ni cyambere. Cyakabiri, banziza kubahugura nkabamenyesha iki gikorwa kuri iki niki mugisubire mu nkuru nabahaye zitandukanye, murebe muntu muregisteringira abantu payi nabi, musubire mu biganiro nabahaye, murebe muri nimero 20 uko baregisteringa payi neza, biriho ubusobanuro. Nimero 23 iriho,
nimero 52 iriho, nimero 57 iriho. Ariko ubunebwe bw'abamwe muri Bibiliya abakristo haranditse ngo ubwoko bwanjye burapfuye buzize kutamenya, muzize ubujiji, benshi muzize ubujiji bwanyu. Nsoze mbabwira ko batangiye gufunga accounts zakoze amakosa muri iki gihe cya unclosed mine cyangwa se mu iki gihe cya barter trade, gukoresha konte binyuranije n'amategeko n'amabwiriza bigenga payi. Bavuze ko ngo kuri iyi ntambwe idakebakeba strictly tuzabishyira mu bikorwa, birabujijwe, ntimugomba kubikora. Barabikoze, barabizize. Imyaka 20 turi 2024 2044 ni imyaka 20. Ejo ndumva nari navuze Arvesi navuze mvuga imyaka 10 sibyo, ni 20. Ubu noneho hari nabo bafungira imyaka 100 mu minsi yashize twarabibonye. What do you waiting for? Utegereje iki ko bagufungira imyaka 120 kumara imyaka 20 utemerewe kuregisteringa indi account nimwe, utemerewe kurya kuzo wa mininze? Are you sure that in 20 years you'll be alive? Uzaba ukiriho? I don't know. Ni wowe ubizi. Ariko se wowe urabizi? Bo dusoza nagira ngo bamenyeshe ibyo kandi mbabwire ngo umuriro watse. First grace period, igihe cya mbere cy'imbabazi cyarangiye, kirangira turi itariki 22 iminsi 8 30 z'ukwa 11. Benshi bakarira. Ni bande bazarira? 1 n'abantu bose bahawe KYC imbere y'itariki ya mbere z'ukwa 7 batayikoze, batujuje ibisabwa, birabarangiriraho, amarira muzayumva. Indi second grace period ni 31st December 2024 31 z'ukwa 12 2024. Nabahawe icyo gihe nabo bazamburwa izo payi bamayininze mbere zihabwe ababujije ibisabwa, bari bazimayininga. Hanyuma nyuma y'itariki 31 z'ukwa 12 tuzabwirwa, tuzamenya igihe cya open minded. Tugitegereze twizeye kandi twiringiye ko twujuje n'ibisabwa. Abatarabyuzuza muze tubafashe. Murakoze cyane, mugubwe neza. Biganiro nakagaruka n'amakuru. Murakoze cyane.